Uru ni urutonde rw'abakobwa 10 beza kurenza abandi mu bakina filime nyarwanda. Uruganda rwa filime nyarwanda rumaze gutera imbere mu buryo bugaragara cyane. Tuvuze ku iterambere rero, ntitwakwirengagiza ingeri zitandukanye z'abantu bagira uruhare mu gukora filime dukunda turi benshi, haba abazishoramo amafaranga, abazandika, abaziyobora, abazikina ndetse n'abazitunganya. Muri ibi byiciro byose rero, uyu munsi turibanda cyane ku bakinnyi. Uru ni urutonde rw'abakobwa 10 bakina filime nyarwanda bafite uburanga burangaza abareba izi filime baba bakinnyemo, bigatuma batamenya igihe megabyte zashiriyeho. Ari naho usanga bamwe bijunditse MTN na Airtel ngo megabyte zisigaye zishira vuba. Nyuma yo kureba iyi video, uratubwira uwo wasanzemo atarabikwiye cyangwa uwo utasanzemo yagombaga kuzamo. Turahera ku mwanya wa 10 tumanuka, ariko ndabizi neza imyanya 3 ya mbere iraza kugutungura cyane. Njye wumva nitwa Aniki. Reka twinjire mu isomero. Duhereye ku mwanya wa 10 rero, turasanga umukobwa wigarura imitima y'abantu benshi, cyane cyane nyuma yo kugaragara muri filime y'umuturanyi. Iyi filime ya Kibonke kandi twavuga ko ari nayo yamugize umusitari. Uyu nta wundi ni Isimbi Sisi Siventa wakinnye muri iyi filime yitwa Brenda, ndetse iyi filime ikaba yarahimbiwe indirimbo nayo ikitwa Brenda. Iyi ndirimbo kandi yaririmbwe na Kalifani Govinda. Uyu mukobwa nk'uko bigaragazwa n'urubuga rwe rwa Instagram, hakurikirwa n'abarenga 12,000, usangaho amafoto ye amugaragaza nk'umukobwa uteye neza kandi w'ubwiza budasanzwe. Ibi bikaba byongera ku buhanga afite mu gukina filime. Ku mwanya wa 9 naho turahasanga umukobwa w'ikimero ukunzwe cyane n'abatari bake, akaba yitwa Iradukunda Nadine. Uyu nawe yagiye agaragarizwa urukundo n'abatari bake. Ni mu gihe kandi kuko nawe urebye amafoto ye cyangwa se uburyo agaragara muri filime zitandukanye yagiye akinamo, harimo nk'iyitwa Behind, iri kubica bigacika muri uyu murwa, nta gushidikanya nawe wakwemeza ko adakwiye kubura kuri uru rutonde. Uyu mukobwa kandi akurikirwa n'abasaga 33,000 ku rubuga rwe rwa Instagram. Twihuse cyane rero, ku mwanya wa 8 turahasanga Gihozo Aria. Gihozo Aria ni umukobwa mwiza cyane ufite imiterere irangaza benshi, cyane cyane igitsina gabo. Benshi baramwitegereza bakavuga ngo ateye nk'igisabo. Ubwo bazi ikinyarwanda kundusha, muhise mwumva icyo baba bashatse kuvuga. Uyu Gihozo Aria yamenyekanye bwa mbere muri video za Nyakso, hanyuma aza no gukina mu zindi filime zigiye zitandukanye. Uyu kandi yagiye avugwaho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye ziganjemo ubugiraneza. Uyu mukobwa kandi akaba akurikirwa n'abarenga 48,000 ku rubuga rwe rwa Instagram. Ku mwanya wa 7 turahasanga umunyarwandakazi nawe washajije benshi kubera ubwiza afite ndetse n'ubuhanga agaragaza mu gukina filime. Uyu nta wundi yitwa Gatesi Kayonga Divine. Uyu yamamaye cyane nka Tesi muri filime yitwa The Secret, nayo yakunzwe cyane n'abatari bake hano mu Rwanda. Uyu munsi wa none ari gukina muri filime ya Zacu TV yitwa Kariza wa Karisi. Uyu Kayonga kandi afite abarenga 83,000 bamukurikirana kuri Instagram ye. Tudatinze, ku mwanya wa 6 turahasanga umukobwa mwiza cyane yitwa Irakoze Ariane Vanessa. Yamenyekanye cyane muri filime zitandukanye, aha twavuga nka Maya, Stimade ndetse n'izindi. Uyu rero witegereje amafoto ye ukareba uburyo ari mwiza, ukongeraho ikimero cye kimugaragaza nk'umwana warezwe neza akanagaburirwa neza, nta gushidikanya uyu mwanya arawukwiye rwose. Ikindi kandi abakunzi be bemeza ko uretse kuba afite uburanga, uyu mukobwa afite impano idasanzwe mu gukina filime, ndetse rwose ngo filime yakinnyemo ntawe utakwifuza kuyireba. Irakoze Ariane Vanessa akaba afite abafollowers barenga 95,000 ku rubuga rwe rwa Instagram. Tugeze ku mwanya wa 5. Aha rero nta wundi tuhasanga uretse uyu mwari wabaye kimenya bose ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, cyane cyane kuri TikTok ndetse na Instagram. Uyu rero yitwa Uwera Judith, ariko benshi tumuzi nka Judy. Uyu mwari w'ubwiza budasanzwe yigarurira imitima ya benshi ku mbuga nkoranyambaga, abinyujije cyane cyane mu tuvideo tugufi akunze gushyira ku mbuga nkoranyambaga ze, akenshi twiganjemo dusekeje ndetse n'ama-challenge z'indirimbo zitandukanye z'abahanzi. Ariko kandi impamvu nyamukuru itumye akomeje kwigwizaho aba-followers ni uburyo agaragara neza, ndetse akaba afite imana idashidikanywaho mu gukina filime nyarwanda. Filime Judy yakinnye twavugamo nk'iyitwa Gahinda Kariza, Vanessa Series, Around Me n'izindi zitandukanye. Ubu tuvugana amaze kwigwizaho aba-followers barenga 177 kuri Instagram, tutirengagije n'abandi bakaba 260 bamukurikirana kuri TikTok.
Ku mwanya wa kane turahasanga Nkusi Linda. Uyu yamenyekanye nka Linda Priya ndetse ni umwe mu bakobwa bigeze kwitabira irushanwa rya Miss Rwanda, aza kwikura mu irushanwa ubwo yari ageze muri bootcamp. Uyu rero yagiye amenyekana cyane muri video zacaga kuri Afrimax TV ndetse aza no kugaragara muri Depression series, ntatinye kuvuga ko iri mu zamugize umustar. Uyu nawe akaba akurikirwa n'abarenga 160 kuri Instagram ye. Twihuse cyane ku mwanya wa gatatu turahasanga Dusenge Clenia. Uyu yamenyekanye muri filime zitandukanye, aha twavuga nko Mu Ndoto no muri Papa Sava. Uyu nawe akaba yarigaruriye imitima y'abatari bake, cyane cyane mu bakunzi ba filime nyarwanda, ndetse kandi ubwiza bwe ndetse n'ubuhanga afite mu gukina filime nibyo byatumye tumushyira kuri uyu mwanya. Instagram ye ikaba ihagaze 123. Ku mwanya wa kabiri kuri urutonde rw'abakobwa beza kurusha abandi muri sinema nyarwanda turahasanga Nyambo Jessica. Uyu we rwose nta byinshi nirirwa muvugaho, kuko nimba ureba filime nyarwanda cyane cyane filime za Clement cyangwa ukaba ukurikirana imyidagaduro yo mu Rwanda, nta gushidikanya uyu mukobwa uramuzi. Uyu kandi amaze iminsi avugwa mu rukundo n'umubyinnyi Titi Brown kubera ibikorwa byinshi bigenda bibahuza ndetse n'amafoto bagiye bifotozanya, gusa bo bagasa nk'ababihakana bavuga ko ari ababesto gusa. Uyu rero akaba afite YouTube channel ye yitwa Miss Nyambo, anyuzaho filime, aha twavuga nka filime ikunzwe cyane n'abatari bake yitwa Ibanga. Nyambo kandi akaba akurikiranwa n'abarenga 169 ku rubuga rwe rwa Instagram. Ndabizi ufite amatsiko y'umukobwa uri ku mwanya wa mbere kuri uru rutonde. Mbere yuko mukubwira rero, banza ufate amasegonda make cyane ukande like kuri iyi video. Ku mwanya wa mbere rero nta wundi tuhasanga uretse uyu mukobwa w'ubwiza buhebuje, akagira ikimero gitangaje kandi cyashajije benshi mu bamukurikirana. Uyu nta wundi rero ni Isimbi Alliance cyangwa se Alia Cool. Uretse ibyo kuba ari mwiza, akaba afite n'Imana itangaje mu gukina filime. Uyu mukobwa ni n'umujejeta faranga. Alia Cool yinjiye mu bijyanye no gukina filime muri za 2014, aho yagaragaye muri filime zakorwaga na Silver Films Production harimo nka Rwasa n'izindi. Nyuma yakomeje uyu mwuga akina muri filime zitandukanye harimo n'ize ku giti cye. Ibyo gukina filime kandi Alia Cool yabifatanyaga n'ibindi bikorwa bitandukanye, aho yaje no kuba UN Peace Ambassador. Ibi byose rero bikaba ari byo byamuzaniye ubutunzi ndetse n'igikundiro haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Kuri ubu akurikirwa n'abasaga 313 ku rubuga rwe rwa Instagram. Ese wowe ukurikije uko ubibona, ni uwuhe mukobwa ukina filime hano mu Rwanda tutashyizemo nyamara yagombaga kuza kuri uru rutonde? Ese hari ubona twashyizemo atarabikwiye? Twandikire muri comment. Ikindi kandi, niba utarakora subscribe hano ku Islam, uyu niwo mwanya mwiza wo kubikora kugira ngo utazajya ucikwa n'ibikorwa byiza tubagezaho. Wakoze cyane kubana natwe kugeza ku musozo. Imana ikurinde.